ya Rayon Sports ndetse na ekipe ya Gasogi United kabisa rero ni kumwe n'umuvandimwe cyangwa yatangira uko mu minsi y'igisa umuntu wanje nkunda rero ku mutima yes isa rero kabisa urakoze cyane tugiye kuba tugaruka ku urangiye mu kanya na ekipe ya Gasogi United ni umukino ku bwawe wabonye ni umukino mwiza wari umukino ukenewe by'umwihariko twe nko ku bafana ba Rayon Sports n'abakunzi babo ni umukino twabonye nubwo ikipe yagezaho ikajya hasi ariko twakinnye neza cyane yes kabisa twagiye tubona ekipe ya Gasogi United yaje kubona ikarita itukura ndetse twabonye nongeye ikarita itukura kugira ngo ekipe ya Rayon Sports ibone ibitego byinshi ese iki cyatumye Rayon Sports idakomeza gukina kugira ngo ibe yabona n'ibindi umutoza ubundi yatinze gusimbuza turatsinze ariko mu mirambo yose y'umutoza icyo kintu cya mbere aratinda cyane kuko yatinze gukuramo sefu ubu niyo mpamvu leta we y'ibitego byinshi ariko ubutaha bigahunga uravuze ngo yatinze gukuramo sefu ariko yajya kumukuramo ashyiramo n'icyatuma gukinga nahe ese ni irihe kosa rindi wakinga rubyiruko uyu munsi uburyo yapanze ikipe yayariye n'uburyo yasimbuje Bamenye bikoze neza cyane nubwo byatangiye umuzamu uracu Kadime cye ntabwo byemera ntabwo wemera Kadime ariko kabiri bashatse waje ariko oya hariya bibaho ubundi ntabwo umuzamu yatsinze mashini ntabwo ufite umuzamu byibura mu mikino itanu yakora ikosa niyo bishobora kugukina ariko ntabwo umuzamu wamukuramo ku mukino umwe gusa twagiye tubona abakinnyi ba Rayon Sports barimo bayobera mu kibuga ese kubwa wowe wabibonye cyangwa se wabonye n'ikintu cyabibera iki kibuga abakinnyi ntabwo barakimenya abakinnyi bo mu Rwanda icyo gihe ntabwo na mbere bashake godiyo zikamera iki ni ikibuga kiri international ni ikibuga umukinnyi nuzana za nkweto zo kuri tapi ntabwo zizagukundira uzanyerera iki si ikibazo kindi ni ikibazo cy'abakinnyi nibo bagikemuye bashaka godiyo tugiye kugaruka kuri kenisi cyangwa se gakuzaburiza cyangwa se bakunze kwitwa kenisi cyangwa se n'ababaye twabonye ategura ino match asaba stade Amahoro twamenye yuko kugira ngo bagwe kuri stade Amahoro igihe ari umukino wa shampiyona miliyoni 8 mu gihe ari umukino mpuzamahanga ari miliyoni 20 ese kenisi urabona atahombye amafaranga yatanze aba MC yahembye amabanki yazanye byose mu buryo bwabonye kenisi atahombye kenisi ubundi mbere na mbere yipimye mu bintu bitari muri stade ntabwo kenisi yagakwiye kubisa arahiye n'iranga yashatse ko ibikona biza ariko njye amakuru ndi bukura nubwo ntaramenya neza bari kubipfura aka kanya ubu tuvugana ikipe ya Gasogi n'undi munsi bizongere iyi stade si nyayo nta mpamvu yo kuza kwakira naje gufana Rayon Sports nahanye ibyishimo ubu baturutse igicumbi cyo gufana Murera yanjye umutima ewan 2028 Rayon Sports yanjye ewan nibwo natangiye kwifana warakoze kabisa none wowe uno mukino reka Rayon Sports irawutsinze ni umukino wabonye ite Rayon Sports yameritaga gutsinda cyangwa ni bimwe by'amahirwe bimwe bya football Rayon Sports yameritaga gutsinda yabikoreye gutsinda yabikoreye yakinye neza byagenze neza ariko bagayoba yatinze kumushyira buriya cyangwa na mugenzi wawe yagize ashinga umutoza tuzabona muri make nawe wabonye Robert Kinara amakosa yakoze yakoze yagize neza ikipe yipanze neza ariko bagayobo yaza kumukira no mu gice cya mbere bagahunda kuba dutanya n'ibitego nka bibiri nka bitatu ariko yatinze kumushyira turamwemera cyane bikumugira ariko turishimye atatu twari tuyakeneye nta kibazo genda ubutumwa kenisi niba ari n'akazi
nanjye nazongera nakegereranya Rayon Sport nakagereranya n'ikipe Rayon Sport. Rayon Sport ntibangana Kenisi nazongere kuvuga ibintu byinshi cyane aremeye nawe urakoze cyane kabisa n'ibindi bintu byinshi cyane rero kabisa nakira abakozi bagiye batandukanye mbabwira kandi subscribe like share comment kabisa tugenda tubana neza cyane mbibwira yuko shampiyona nzayibereka igikombe cy'amahoro cyose nzakibereka imipira live mu mashusho meza mu majwi meza bimeze neza cyane ituragurika nzajya agenda bibahereza neza cyane wowe usabwa naki klika kuri subscribe like ubundi usharinga kabisa tukomeza tuzamuke byihuse ubundi natwe dukore ibintu bizuri sana kabisa utugenda ubona video nziza cyane ndetse si imipira live gusa ko tuzagenda tubaha n'imyitozo usibye n'imyitozo tuzajya tugenda tubaha ibiganiro bigiye bitandukanye za breaking news tubagezaho neza cyane icyo usabwa naki rero kandi subscribe ubundi ukore kukazogera tujye tubana neza cyane. Yes, ntabwo nagenda kabisa navuze uko umukino nje nawubonye n'umukino twabonye ekipe ya Rayon Sport yatangiye ishaka intsinzi ndetse n'ikipe ya Gasogi nayo wabonaga ko ishaka intsinzi ariko ikipe ya Gasogi United yakoreshaga uburyo bumwe bwonyine bwo gutera ama-contre attack aho bateraga ibipira birebire babiratsa imbere hanyuma abawinga n'abataka ba Gasogi bakagerageza kwirwanaho nubwo nta musaruro byagiye bitanga. Ikindi kintu nabonye nuko ikipe ya Rayon Sport abakinnyi bayo tutamenya ikibazo cyabaye kubera yuko wabonaga barimo bagenda banyerera ariko nyine babashije kwitwara neza bacyura amanota 3 ndetse Felicita kabisa umukinnyi witwa Nsabimana Aimable uyu nguyu rwose numwe mu bakinnyi barimo baragenda bitwara neza cyane n'abandi bakinnyi kabisa babonaga yuko bazamuye urwego uwitwa Kadime Ndiaye nawe wari wagarutse